Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Nyita nyawe Lambert, turakaza neza kuri Kigali Connect, nkubwira ngo w'ingenzi cyane kuba warakoze subscribe ndetse nawe utarayikora reka nkushishikariza kugira ngo uyikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda, inkuru y'umukecuru uturuka hariya mu karere ka Muhanga urwanya indwara y'amayobera cyane, usaba ubufasha bwo kwivuza. Reka tubashe kuba twayigarukaho kugira ngo ubashe kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kuyigarukaho nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hari kugenda hacicikana amafoto ye, ariko nanone abantu benshi bakaba batazi ngakomoka cyangwa se ngaturuka hehe. Ese umuntu yamufasha ate? Ese ubundi uburwayi ni uburwayi iki? Nibyo tugiye kuba twagarukaho kugira ngo ubashe kubamenya byinshi cyane. Hanyuma rero uzanya y'inzoga Suzanne utuye mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Musongate mu murenge wa Nyarusange ahangare no mu karere ka Muhanga, arasaba inshuti n'abagira neza ubufasha bwo kwivuza indwara y'amayobera ikomeje kumugaraguza agati. Ni mu kiganiro uyu umukecuru yagiranye n'itangazamakuru ubwo yari yasuwe mu rugo iwe, yagarutse ku nkomoko y'indwara ye n'ingaruka ikomeje kumugiraho mu mibereho ye ya buri munsi. Yagize ati ubu burwayi bwaje nk'ubutererezanyo kuko bwaje buturutse ku kibibi cyari hafi hano y'izuru, noneho uko iminsi igenda iza cya kibibi kikiyongera ndetse kinabyimba kugeza ubwo cyototereye izuru rigahindura icyerekezo, rigatangira kubyimbirwa. Uko iminsi yisunika niko ubuzima bwanjye bwinjiragamo uburibwe bwinshi, bikantera ubwoba bw'uko indwara izambyarira kanseri. Hanyuma rero akomeza agira ati muri make wavuga ko ari ubuterezanyo ntiyaba abeshye kuko ibyambayeho nagahomamunwa gusa, ariko Imana dusenga izampindurira amateka. Uyu mukecuru yagaragarije itangazamakuru ko mu mizo ya mbere yatangiye kwivuriza ahantu hatandukanye kugeza magingo aya, nubwo ntacyo biratanga kubera ubushobozi buke bumukoma mu nkokora. Cyakora ngo yaje kubwirwa n'inzobere mu buvuzi ko aramutse agiye kwivuza mu gihugu cya Afurika y'Epfo akabagwa uburwayi bwe bwakira. Hanyuma rero uyu mukecuru uzanye inzoga Suzanne anavuga ko iyi ndwara yamufashe mu isura, ngo yamuteje ubukene bukomeye cyane kubera ko ibyo yari afite byose yabigurishije agasigara iheruheru kugira ngo abone amafaranga yo kwivuza. None ubu kubona ibyo kurya bihoraho ni ikibazo cy'imbogamizi, dore ko aho yakabikuye mu mirima yahingagamo mbere agifite intege ntayakigira. Cyakora ngo hari igihe abagira neza bamugoboka iminsi ikisunika. Hanyuma rero agira ati natangiye kwivuriza ahantu hatandukanye biranga biba iby'ubusa. Cyakora abaganga banyijeje ko nshobora gukira mu gihe naba nivurije hanze muri Afurika y'Epfo kuko ariho bambaga nkagarura ubuyanja. Nakagiyeyo ariko nta bushobozi nabona na duke, nari mfite imitungo irimo n'ubutaka twanshizeho kuko naratugurishije kugira ngo mbone amafaranga yo kwivuza. Inzara iransya uko bucya nuko bwije. Icyakora hari igihe ngobokwa n'abagira neza. Bamwe mu baturanyi b'uyu mukecuru babwiye itangazamakuru ko akwiye ubufasha inzira zikigendwa kuko hari igihe uburwayi bwe bwamuviramo kanseri cyangwa se isaha n'isaha bukamuhitana, bityo bagasaba abagira neza n'ubuyobozi gukurikirana iki kibazo cy'uyu mukecuru kuko n'ahandi yabona ubushobozi bwo kwikiza iyi ndwara. Aba baturage bakomeje bagira bati uretse uburwayi n'inzara nimworoheye rwose, none se azakurahe ibyo kurya ko nta kintu asigaranye?
yaragurishije asigara iheruheru. Icyo dusaba leta n'abagira neza muri rusange ni bamufashe avuzwe hakiri kare hataraziramo kanseri cyangwa se ngo uburwayi bwe bumuhitane. Ubwo umunyamakuru yatunganyaga iyi nkuru yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarusange kuri iki kibazo ariko ntibyakunze. Cyakora nihagira urwego runaka rutangariza itangazamakuru ibijyanye n'ikibazo cy'uyu mukecuru bizagarukwaho mu nkuru zigiye zitandukanye tuzagenda tubageza. Uyu nguyu akaba ari uzanye inzoga Suzana usaba ubufasha, akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru BTN ndetse n'umunyamakuru w'iki kinyamakuru wagiye kumusura mu karere ka Muhanga. Yes, hanyuma rero niba ukoresha imbuga nkoranyambaga nawe ushobora kuba wabonye amashusho y'uyu mugabo witwa Abusalomu Komando. Ni komando koko wuriye indege ikamuzamukana mu kirere yitendetseho ariko ntubashe kuba wasobanukirwa ibyari byo. Uyu mugabo rero ubusanzwe ukomoka muri Kenya akaba yarabaye ikimenya bose kuva ku munsi w'ejo ubwo yakoraga gashya akurira indege y'umuherwe wamamaye mu biganiro byo kuri YouTube witwa Oga Obina, wari waje mu bukwe bw'umuhanzi uzwi nka Prince Inda, wari wabukoreye mu gace ka Migori County gaherereye mu majyepfo y'iburasirazuba bw'iki gihugu. Ubwo ubukwe bwari burangiye Oga Obina agiye gutaha, uyu mugabo Abusalomu Komando yasabye umupilote ko yamutwara mu ndege akamugeza i Mombasa, akaba ariho ajya gushakira ubuzima kuko yibwiraga ko nahagera azabona ibyo akora bimuha amafaranga. Gusa umupilote yarabyanze ndetse biba ngombwa ko bitabaza abashinzwe umutekano baza kumukura hafi y'indege. Gusa uyu mugabo yanze kuva ku izima, aravuga ati simbyemera, yongera kugaruka hafi y'indege acunga ihagurutse ahita yifata izamuka iramuzamukana. Abantu barumirwa, bonaga ko abantu barimo barakamera, abantu bumiwe. Icyakora umupilote akibibona ntabwo yigeze agera kure kuko uyu mugabo yashoboraga guhanuka agapfa, bituma umupilote agera imbere arakata agaruka ku kibuga bamukuraho. Hanyuma rero mu kiganiro uyu komando Abusalomu yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko atigeze agira ubwoba na buke kuko yari afite gahunda yo kugera i Mombasa n'indege kandi yumvaga ko ariyo yamugezayo byoroshye, akaba ariho yajya gutangirira ubuzima bushya. Yes, reka nizere ko umeze fresh. Nyita Nyawe Lambert nkubwira ngo uri umuntu wa danje, uri umuntu w'ingenzi cyane. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Iyi ni Kigali Connect. Ciao ciao, a service, Imana ibarinde.